Nshuti bakunzi b'inzira y'umusaraba, reka mwese nongere mbasuhuze mbabwira nti mukomeze mugire ibihe byiza aho mugiye muherereye hose, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibigendanye na filimi inzira y'umusaraba. By'umwihariko nababwiye ko ahangaha turebera hamwe ibyasohotse, ariko nanone tukarebera hamwe n'ibiri buze gusohoka mu yindi episode iba iri buze kuba yakurikira. Rero mwese mwumve ko bahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibiri buze gukurikira mu yindi episode yacu iri buze kuba yasohoka muri filimi inzira y'umusaraba. Uyu munsi rero turi buze kubona filimi inzira y'umusaraba itandukanye cyane, uwo bita Fabiola nawe yamaze kurya karungu, yamaze kuba by'umwihariko igikoko giteye ubwoba nyuma y'uko yari amaze igihe aho twakwita nko mu gasho yihishe mu nzu y'abazamu. Rero yamaze kuva mu nzu y'abazamu ndetse aza kwirebera uwo bita Mukantambara, amuha gasopo iteye ubwoba. Yes, rero nibyo turi buze kubona, gasopo iteye ubwoba uwo bita Fabiola yamaze guha uyu mugore Mukantambara, amubwira ati n'ikindi gihe sinzongere kumva ijwi ryawe rivuga izina Fabiola, by'umwihariko ku bigendanye no gusa nkaho wamaze kwigira bamenya ndetse no kugaragaza yuko ukomeye kurusha abandi bose aha hantu. Ati rero ugomba kugenda gake kandi ukamenya yuko byose ukora nawe uzabyishyurirwa. Ati rero ikindi kandi ugomba kumenya, ntabwo ndi umuntu wa hano hafi woroshye cyane, ugomba gufata uko wiboneye cyangwa se ugomba gutwara uko wiboneye. Ati ugomba gutuza kandi wibuke yuko hari ibyo wakoreye uyu muryango wari bagize. Ati rero muraramuka munyirukanye, ati byose ndabishyira hanze. Ati kandi mwese ndabizi neza ko finali muri buze kwerekeza muri gereza. Ati rero nutitonda ngo tubane ntabwo biri buze kuba byakunda. Ku rundi ruhande kandi uwo bita Sylvie nawe akaba ari kuganira n'umubyeyi wamubwira ati rwose ubutaha nujya gushaka uzitonde. Ati rwose nujya gushaka uzitonde bitewe n'amakuru ari kuva kwa Mukantambara nyuma y'uko urugo rwabo narwo rufite ibibazo bigiye bitandukanye, aho benshi bavuga bati rwose ibi ngibi ni ibibazo bikomeye cyane, bati ntawe uzamenya uko bizarangira ndetse n'uko bizagenda. Ati kuko ruriya rugo mu ngo zisa nkaho nazo zimaze kunanirana rwose, ati narwo rurimo. Ati rero ibintu ntabwo bizigera byoroha cyangwa se ngo bibe byagenda neza. Kandi mu gihe ari kumuha impanuro yamubwiye ati nujya no gushaka ntuzavuge ngo hari inshuti y'umukobwa ngenzi yawe cyangwa se umufamiliye w'umukobwa ngo aze abe mu rugo rwawe uko yiboneye gutyo gusa nta kazi afite, yirirwa mu rugo umunsi wa mbere kugera ku cyumweru. Ati rero ibi nibyo byaviriyemo bita Mukantambara gucumbikira murumuna we akaba agiye kumutwara umugabo. Ati rero nawe uzitonde mu gihe uzaba ugiye gushaka. Uwo bita Sylvie arambwira ati n'ubundi nta gahunda yo gushaka mfite. Ariko none guys, ndagira ngo duse nkaho tuganirira muri comment musubize ikibazo kimwe gusa. Ese mu bakinnyi ba filimi inzira y'umusaraba ninde ukundamo? Ese ninde ubona wishimira? Urashyiramo abantu babiri usibye Iribagiza, ndabizi ko twese tumukunda. Nyuma ya Iribagiza ni abahe bakinnyi ba filimi babiri wikundira muri iyi filimi? Reka twikinire game, abo turi buze kubona duhuje muduhe like nyamuneka. Yes, ngiye mu bantu rero nkunda rwose, ndabizi neza ko mushaka kuza kurakara, ariko uwo bita Fabiola ndamwikundira ndetse nanone n'uwo bita Fisto, nibo bantu rwose ngiye nemera. Wowe wemera bande? Niba uri mu ruhande rwanjye ma akalike muri comment, cyangwa se uri buze kubona muhuje umuhe like nawe utere commentaire aze kuza kuguha akalike. Uyu munsi rero ntabwo ibintu byoroshye cyane, dore ko ibintu bisa nkaho byamaze gufata indi ntera iteye ubwoba. kandi ku rundi ruhande nyine nyuma y'uko uwo bita Fabiola yatunguwe no kujya kubona abona umwana w'umukobwa Simbi amuzaniye ibiryo, byamutunguye cyane. Rero ikindi kandi mbibutsa ko ahangaha turi ni kuri Muyenzi TV show. Niba ari ubwa mbere wahageze, nyamuneka mbabarira ukande subscribe, like, share and comment. Ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere, nyamuneka kandi subscribe niba uri umukunzi w'inzira y'umusaraba. Niba ukunda filimi inzira y'umusaraba, iyi ngiyi bayita Muyenzi TV show.
Yes, rero dukomeje n'ibiri kugenda bivugwa muri filimi Inzira y'umusaraba, nyine tugarutse kuri uru ruhande dusa nkaho twatunguwe twese tugiye tubona uwo bita Isimbi azaniye icyo kurya uyu mwana w'umukobwa Fabiola, nawe byamutunguye aravuga ati noneho mana yanjye ibi biri kumbaho ni iki? Ese koko ibiryo ni iby'urukundo cyangwa haba hari ikindi cyaba kibyihishe inyuma? Ese wowe ugiye kubona ukabona umuntu mutavugaga rumwe, umuntu bisa nkaho mudakunda guhuza cyane, akuzaniye ibiryo nka kuriya iyi situwasiyo Fabiola arimo, wabigenza gute? Ese mwe mwabonye ari urukundo uwo bita Fabiola afitiwe n'uyu mwana w'umukobwa Isimbi, cyangwa hari ikibyihishe inyuma, cyangwa yaba yoherejwe na Mukantambara? Benshi bavuze bati rero muri comment nagiye mbibona cya kare bavuga bati cyamara uwo bita Mukantambara ashobora kuba agiye gukora akandi gatendo. Yes, rero reka munyemere tunahindura page twihuse cyane tugendere kuri page ya Kamarade ndetse n'uwo bita Iribagiza mu guhura kwabo. Habaye iki? Byagenze gute? Ni iki cyabaye? Mbahaye ikaze ikomeye cyane nkubwira nti nyamuneka iyi ni ikaze nzi neza ko mwari mutegereje kumva, amatwi yanyu yari ategereje kuba yakumva. Ni nyuma y'uko rero mu minsi yashize twabonye uwo bita Kamarade na Emile bari gupanga uburyo ki bagomba kuzanira umuti uyu mwana w'umukobwa Iribagiza, bamubwira bati tugomba kukuzanira umuti kandi bikagenda neza cyane. Rero umupango wamaze gutegurwa ndetse n'umuti ugomba kugera ko bita Iribagiza vuba cyane, nyuma y'uko uwo bita Kamarade yaraje kumusobanurira uburyo ki umuti ugiye kumugeraho kandi n'uburyo azajya awunywa, dore ko atari kuza awuzanye, yari abizi neza ko uwo bita Rugema batari gukiranuka. Ni mu gihe Rugema yamubwiye ati ibyo mukora byose aho mugenda hose mumenye ko muzengurutswe n'abasore banjye, ati rero mugomba kwigengesera kandi mukagenda mwitonze. Nyuma y'uko no ku munsi w'ejo twabonye uwo bita Emile abwira Kamarade ati aba bahungu bari kuri moto mbabonye muri santere ruguru gato rwose, ati nkubitanye nabo, atari ko ntago babashije kuba bamenya cyangwa se ngo babashe kuba bambona, ati rero ushaka rwose wandwanaho ndakwinginze. Ikindi kandi reka mbabwire ko intambara y'uwo bita Fabiola ndetse na Mukantambara itigeze irangira, nk'uko mbabwiye nti ibintu byabo nabyo byamaze gusa nkaho bifata indi sura. Rero ubundi byagenze gute? Uwo bita Fabiola arifuza iki muri rugo? Yavuze ati ibyo nifuza nimutabikora turajya mu butegetsi kandi muri buze gufungwa bitewe n'ibyaha mwakoreye uyu mwana w'umukobwa Iribagiza. Yes, rero byagenze gute? N'iki cyaje kuba cyaba? Uwo bita Fabiola yamaze kubwira uwo bita Mukantambara ijambo rikomeye cyane, arangije aramubwira ati rero ati sinkwanga nawe nunyanga, ati rero ni kimwe ku kindi, ndabajyana mu butegetsi cyangwa se mwemere mureke tubane ndinde mbyara kandi mumfashe kurera uyu mwana wanjye, ati kandi uwanteye inda ntabwo akureba. Uwo bita Mukantambara yabuze icyo akora abura icyo avuga. Ese wakongera ukibaza uti ari wowe uri Mukantambara wakora iki? Ni gute wabikemura gute? Wabigenza gute? Mbabarira ujye muri komenti umbwire uko wabikora ndetse n'uko wowe ubwawe wabikemura, ubundi dukomeze turyoherwe na filimi Inzira y'umusaraba. Nzi neza ko benshi mukunda kandi benshi mwamaze kuyoboka muvuga muti iyi filimi ni nziza cyane, ati turayikunda rwose bidasubirwaho, ati rero iyi filimi yaziye igihe. Yes, rero niba nawe ukunda filimi Inzira y'umusaraba gerageza ujye muri komenti utubwire uko byumva. Ikindi kandi mwibuke nyamuneka, usibye Iribagiza tuzi neza ko twese dukunda, ni abahe bantu babiri muri filimi ukunda ku buryo baramutse bayivuyemo nawe ubwawe wahita uvuga ati iyi filimi ntabwo ndongera kuba nayireba? Mbabarira ujye muri komenti utubwire abo bantu ukunda ngo ni bwoko ki, ni bande, ubakundira iki? Ese bavuyemo koko ntiwakongera kuba wayireba? Mbabarira rero ujye muri komenti utubwire uko ubyumva ndetse n'uko ubibona. Reka mbabwire rero nabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, tukaba tugejeje magingo aya ngaya tukiri kumwe. Reka mbabwire ko ku munsi w'ejo episode nshya nimara gusohoka cyangwa se agace gashyashya nikamara gusohoka tuzakareba rwose, ndetse kandi ndabizi ko
muri episode zose cyangwa se mu duce twose twakozwe muri filimi Inzira y'umusaraba. Kano gace niko kanindyoheye ndetse ndavuga nti reka nze nkabasangize, ariko karimo imiguruko mana yanjye. Nyamuneka rero babara niba ari ubwa mbere wageze hano ukande subscribe kugira ngo mu gihe filimi irangiye ufite amatsiko ujye uri tayari yo kuza kureba ibyabaye cyangwa se ibiri buze kuba byakurikira muri filimi Inzira y'umusaraba. Ndabizi neza ko rero mwese mudukunda kandi mukunda uburyo ki duteguramo ibiganiro byacu tukabibagezaho umunsi ku wundi. Reka mbwira rero nyamuneka niba bwa mbere wageze kanda subscribe ubundi dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Reka mbwira ndabakunda aho mugiye muherereye hose, abari mu ntara y'amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese amajyaruguru n'amajyepfo nyine mwese mukomeze mugire ibihe byiza, n'abaherereye mu gihugu cya Uganda, Uburundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese ndabise ko mudukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza rero, Imana ibarinde.